uyu mwaka by'umwihariko twakoresheje ikoranabuhanga ryitwa SDMS, School Data Management System. Ni system twubatse idufasha mu bintu binyuranye, uko abanyeshuri bitabira ishuri, uko biga, uko batsinda, uko bakurikiranwa mbega mu buzima bunyuranye, ndetse n'uburyo imibare y'amashuri igera ku nzego zo hejuru. N'uburyo budufasha guhererekanya imibare mu buryo budasubirwaho, kandi tukamenya neza abanyeshuri ari abava mu ishuri abajya mu rindi. Iyo system ikuyemo ibintu byinshi. Ni nayo rero twifashishije mu gutangaza amanota. Ikibazo kirimo ni ukuvuga ngo kugira ngo urebe amanota ugomba kuba ufite ibintu bibiri. Ugomba kuba ufite registration number, ni nomero iranga umunyeshuri yandikishirijeho, kandi ukaba ufite indangamuntu kubazifashe, kuko bano banyeshuri ni bakuru, harimo abafite imyaka 18 ndetse inarenga. Ibyo bintu bibiri nibyo bisabwa. Muri SDMS bagusaba inomero umunyeshuri yandikishijeho, bakamusaba ID, ni ukuvuga inomero y'irangamuntu, hanyuma bagahita bamwereka amanota ye. Wabajije uti rero hari abashobora kutibona. Abashobora kutibona index number yo keretse yanditse nabi, ariko kuri ID ikintu nayivugaho, umunyeshuri wiyandikishije ataruzuza imyaka 18 ntabwo system mubaza ID kubera ko atarayigira. Uwo ngo ashobora kubona amanota yifashishije registration number yonyine. Umunyeshuri yandikishije afite irangamuntu irimo amakosa, uyu munsi ntabwo bimworohera kureba amanota, kubera ko muri system ntabwo amazina ye, registration number birahura n'irangamuntu. Cyokora nawe ashobora kubona amanota, kubera ko umuyobozi w'ishuri afite uburyo areba amanota y'ishuri rye. Uwo munyeshuri yabona amanota ye binyuze ku buyobozi bw'ishuri, ariko turabashishikariza gukosoza irangamuntu kugira ngo nabo bashobore kuyabona. Cyokora nta wagize imbogamizi zatuma atabona amanota, kubera ko ubuyobozi bw'ishuri bwabimufashamo. Ubwo ni kimwe naho amanota yasohotse ari izina ryanditse nabi. Navuga ko mu by'ukuri hano ntabwo izina ryabuze umunyeshuri kureba amanota, kubera ko index number ari uwo muntu niyiranga umunyeshuri, amanota arayabona. Ikibazo gikomeye ni uguhuza registration number na ID y'umunyeshuri, kuko icyo gihe ntabwo system yibona. Abo rero tubasaba ko basubira ku mashuri bizeho, abayobozi bakabafasha kugira ngo nibura bashobore kubona amanota mu gihe irangamuntu irimo gukosorwa. Turimo gukorana na NIDA kugira ngo turangize ikibazo kirangamuntu. Wenda wabaza uti kuki mwasabye irangamuntu? Irangamuntu kuyisaba, murabona abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bazakenera kujya muri kaminuza, bazakenera kujya mu kazi, bazakenera kujya mu buzima busanzwe. Bakeneye rero kugira umwirondoro wa wirangamuntu, wa w'indangamanota zabo, waba n'uwa certificate tuzabaha, kugira ngo bizajye bihura byo gutindiza umunyeshuri ahantu agenda anyura hariho hose. Ibyo rero twari twabibasabye, twibwira ko amanota azajya gusohoka byaranogejwe, ariko harimo bitararangira. Cyokora turacyakira abafite icyo kibazo, tukabahuza na NIDA kugira ngo tuzajye gusohora certificate zikosoye, bityo bizaturinde abanyeshuri bahora baza kuvuga ko amazina y'abadahuye n'ari mu irangamuntu. Ni ikibazo dusanzwe tugira, kidufata n'umwanya munini. Twifuzaga ko iyi system yatufasha kukirandura burundu, kugira ngo umunyeshuri ajye arangiza afite certificate we n'irangamuntu, bityo byo kumugora no muri kaminuza, kuko hari abo bidindiza, byaba kubona buruse, byaba ndetse no kubona amafaranga y'inguzanyo bagenerwa. Icyo cyabiduteye, kandi tubona cyagendaga neza, kuko simfite imibare neza none, ariko abasigaye batarazibona nibo bake, kandi twizera ko certificate zajya gusohoka cyakemutse ku buryo nabo bashobora kugira uburenganzira nk'ubw'abandi, kandi
bikanabafasha no mu buzima buzakomeza. Aho ngaho ni ku banyeshuri bafite ibigo bigaho, ariko hari n'abakora ibizamini batari basanzwe biga mu mashuri asanzwe, bita abakandida libre. Nicyo nari ngiye kugeraho. Yego. Kimwe n'aba ngaba abakandida libre bakoresha registration number bagakurikirana cyane cyane ko bo barengeje imyaka 10 barazifite. Gusa icyo navuga harimo abadashobora kubona amanota yabo, bagiye bandika nk'irangamuntu nabi ntihure na system, hanyuma bigatuma amanota batayabona. Ubwo icyo tubasaba bo nuko barabitumenyesha tukareba uburyo tubafasha. Ntabwo ari benshi amanota bashobora kuzayabona kuko bo nta shuri babarizaho, ni kuri NESA. Abaje bakabivuga turabireba tukareba ikibazo kiri ku buryo turimo kugikurikirana. Bagomba kuza, hari nimero ya telefone mwabahaye kuko hari nk'ababa bari kure. Murakoze. Umunyeshuri ntabwo ubu ngubu uretse gukorerwa mu ikoranabuhanga dufite toll free ya NESA 90. umurongo w'ubuntu umunyeshuri ashobora guhamagaraho. Dufite timu urimo kwicara ikakira ibisabwa byose, abantu bafite ibibazo ikabasubiza ku buryo babona ibisubizo batagombye kuza kuri NESA. Ubwo rero niba nawe ufite ikibazo nk'icyo ngicyo wumvise inzira wacamo. Buri gihe akenshi iyo habaye ikizamini umuntu agatsindwa, abatsinze bo barishima, wenda akaba yavuga ati nabonye make ugereranyije nawe nagombaga kubona, ariko nibura aba yatsinze. Ariko akenshi iyo umuntu yatsinzwe agerageza gushakira ahantu hose byatuma, kuko gutsindwa nta muntu byishimira. Reka mbere yuko tuvuga cyane ku birebana no gutsindwa, hari abavuga bati bankosoye nabi. Abantu bakosora biriya bizami, turicara tugategereza amezi, dore igihembwe cya mbere cyaba abandi banyeshuri bari bakirangije. Abakosora ibi bizamini mu batoranya mute kugira ngo umuntu yizere ko koko azakosorwa n'umuntu ushobora gukosora ibyo yanditse akamuha amanota yanyayo? Murakoze. Abakosora ibizamini ni abantu dutoranya mu barimu b'inyangamugayo kandi bashoboye, dufatanyije n'ubuyobozi bw'uturere. Tubatoranya rero mu barimu bigisha amasomo dushaka gutegura, abazwa haba mu nyigisho rusange, haba mu myuga n'ubumenyingiro, ndetse haba no muri TTC. Abarimu rero ukuntu batoranywa, akenshi tureba umwarimu maze nibura imyaka 2 yigisha iryo somo, kuko tuba twumva ko atangiye kugira ubunararibonye. Hanyuma twamara kubatoranya tukabagenera igihe cyo kubahugura kugira ngo bagire imyumvire imwe mu buryo ikizamini gitegurwa, bagire imyumvire imwe mu buryo ikizamini kizaba giteye imbata yacyo, bagire n'imyumvire imwe mu buryo amanota ajya kuri buri kibazo agomba guteganywa, ndetse banasobanukirwe neza ikizamini gifite ireme uburyo kiba kimeze, kugira ngo ibyo duteguye bizabe bisa kandi bishobore gufasha abanyeshuri, bishingiye cyane cyane ku buryo bize, kuko bano barimu tubabara nk'abantu babana n'umwana buri munsi, bazi neza ibyo yize, bazi neza amasomo yiga buri munsi. Bityo rero tukumva ko uburyo bazateguramo icyo kizamini bujyanye n'imyigire y'umwana buzatuma najya no kugikora yibona mu buryo asanzwe abazwamo bwa buri munsi, kandi yumva ko atateguriwe n'urundi rwego, ahubwo ibyateguwe bijyanye mu by'ukuri n'ibyo asanzwe amenyereye gukora ku ishuri. Hanyuma rero mwabatoranyije, yego ni inyangamugayo, ariko hari umwana ushobora kuvuga uwakoze ikizamini, ntabwo buri gihe baba ari abana, nubwo ari abana nyine baba bakiga ari abanyeshuri, akavuga ati jyewe nkurikije uko nakoze iki kizami, aya manota bampaye siyo, cyane cyane iyo yatsinzwe. Ese bigenda bite? Anyura mu zihe nzira wenda kugira ngo niba yumva koko yararenganijwe abe yarenganurwa? Murakoze. Iyo undi umuntu ashyiraho amabwiriza abateganya n'ibishobora kwibazwa byose. Nagira ngo nibutse ko ku itariki 23 z'ukwa karindwi twasohoye amabwiriza y'isuzuma. Muri ayo mabwiriza ari kubiyemo ibintu byinshi, harimo n'uburyo umunyeshuri utanyuzwe n'isuzuma
ashobora kujurira icyo twita pile. Umunyeshuri rero utanyuzwe n'isuzuma agomba guca ku ishuri iyo ari umunyeshuri usanzwe yigaga mu ishuri. Abikora ate rero? Nk'uko amabwiriza biteganya, twanyujije ubujurire ku ishuri, duha ubwo bubasha umuyobozi w'ishuri kubera ko bari uzi neza abanyeshuri be. Twarebye kugira ngo umunyeshuri ahangaha nagira ngo mvuge ko akenshi iyo umuntu atatsinze ashaka impamvu, ndetse ashobora kuvuga ati ntabwo bankosoye neza, wenda nakigarukeho. Iyo tujya gukosora abanyeshuri turitonda cyane, dukora ku buryo nta munyeshuri ukosorwa n'umwarimu umwe. Impamvu si uko dukemanga uwo mwarimu, ni uko umuntu ari umuntu ashobora kwibeshya, kandi icyo yibeshye kikaba kirangiye cyagira ingaruka ku munyeshuri. Dutoranya rero abakosozi nanone mu barimu nk'uko nabivuze, hanyuma tukabanza kubahugura nanone tubagenera uburyo bazakosora mu buryo butabera, kandi tukatangira ikosora ari uko tumaze kubona ko abarimu bakosora bagahuza amanota. Muri uko gukosora rero dukoresha ikintu bita conveyor belt marking system. Ni uburyo ikopi y'umunyeshuri cyangwa se ikaye y'umunyeshuri ikosorwa n'abarimu hagati ya 5 na 7, bagenda bayihererekanya ku buryo bageze igihe bakumvikana ku buryo amanota yahawe umunyeshuri koko aba ariyo. Ni ukuvuga ngo abantu 1, 2, 3, 4, 5 bahererekanyije ikaye, biragaragara ko iyo basanze hari ukubusanya bagerageza bakareba noneho icyabera umunyeshuri ku buryo hatabamo kumuha amanota atandukanye kandi ku kibazo kimwe. Ubwo biba bisaba ko mbere yuko batangira gukosora nyirizina babanza kubyitoza, tubakubanza gukoresha nk'icyumweru bitoza. Bivuze iki rero? Bivuze ko twe dusanga ko umunyeshuri yarenganywa ari bifite amahirwe make yo gukorwa, kubera ko ntabwo umuntu yarenganywa n'abantu 5 bahuriye ku ikaye ngo bose bamuvireho indi mwe bamuha amanota adakwiye. Icyo gihe rero umuntu n'umuntu gusa, nyuma yo gukora ibyo ngibyo harumva atanyuzwa akavuga ati nyamara nasohotsemo numva nabikoze ariko siyo nabonye. Nibutse ko buriya ikizamini kigira ibyacyo. Hari umunyeshuri usanzwe atsinda neza umunsi w'ikizama akabyuka atari muri mood nk'uko bakunze kubivuga, agashobora kuba atatsinda neza, kagira stress. Yego, twemera ko rero umuntu afite uburenganzira bwo kujurira, ariko tukemera ko umuyobozi w'ishuri azi neza umwana ku buryo iyo umwana mugejejeho ubujurire abusuzuma akamenya koko niba akwiye kujurira cyangwa se koko niba yigiza nkana amanota yabonye ari asanzwe abona, amugereranya n'uburyo yarasanzwe atsinda ku ishuri. Ubwo ngubwo nibyo umunyeshuri uri mu ishuri, ubujurire bushyikiriza umuyobozi w'ishuri, umuyobozi w'ishuri akabutugezaho bunyuze muri system. Nongere nibutse ko nta munyeshuri uza kuri nesa kujurira, kuko twabashyiriyeho uburyo bwo kujurira banyuze ku ishuri, kandi ubu ngubu guhera ejo umurongo wa pile uzaba ufunguye ku buryo bashobora kujurira. Ku bakandida bigenga rero bo, kuko nta shuri babarizwaho, bo bajurira binyuze muri system nanone bikakirirwa kuri nesa, uko nitwe tuba twarabanditse twarabemereye gukora, ni natwe twakira ubujurire bwabo tukabasubiza. Abo bose nibutse ko tutazajya tegereza igihe, duteganya ko umuntu yajurira kuva amanota yaratangajwe nyuma y'iminsi 30 tuzahagarika kwakira ubujurire. Ariko ntabwo tuzarinda iminsi 30 kugira umuntu wakoze apira asubizwe, ahubwo ko tuzajya tubona ubujurire tuzajya tubusuzuma dusubize nyirabwo binyuze nanone mu ikoranabuhanga. Igisubizo dutanze tuzongera tukinyuze ku muyobozi w'ishuri ari wakoze ubujurire ku banyeshuri barangije amashuri, hanyuma akigeze ku mukandida. Ni nako tuzabigenza ku bakandida bigenga. Ese bijya bibaho wenda mu myaka yatambutse ko umuntu ashobora kuvuga ati amanota yanjye ndabona harimo ikibazo, akaba yaza kujurira koko bikaba bishoboka guhinduka? Ese birashoboka guhinduka? Birashoboka ko twasanga hari ikibagiranye
urugero amanota ashobora kwandikwa nubwo tuba twara ikintu nari nashaka kongera kuri bya bintu nakubwiye nuko nyuma yo gukosora tuzana itsinda ry'abantu baza gucekinga amanota bakareba neza koko ko amanota yakosowe ariyo bagiye kwandika ku mashiti cyangwa se ku mpapuro mbere yo gushyirwa muri mashine. Nanone turongera amanota yamara kugera muri computer tugaprintinga tukareba koko ibiri muri computer ari nabyo byari kuri mark sheet. Mu by'ukuri hari navuze ngo twatinze gutangaza amanota, ntabwo mpamya ko twatinze, ahubwo twabanje kwitonda kugira ngo tuzasora amanota afite ubuziranenge kandi yaraciye mu ntoki z'abantu benshi. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri twafashe umwanya wo kuyakontorora kugira ngo twizere ko amanota dutangaje yaciye mu ntoki z'abantu benshi, abantu bagiye bayareba niba yanditse neza, ku buryo twizera ko mu by'ukuri abagombye gukora karemu bagombye kuba bake, cyane cyane ko nkubwiye uburyo bakosorwa n'uburyo mbere y'uko amanota atangazwa tubanza kuyasuzuma tukizera ko kuko afite ubuziranenge akwiye kujya hanze. Umuntu wajuriye giye nkavuga nti impapuro zanjye wenda bitewe nuko nandika bishobora kuko hari abantu bandika ibintu rwose ubona nabo kubisoma bikabagora. Birashoboka ko mu kujya kureba niba amanota banditse ariyo koko n'ibisubizo yatanze ashobora kuba hari nawe akavuga ati reka ndebe neza ku mpapuro zanjye amanota bagiye bampa. Oya, ubu ngubu icyo tuhateganyije nuko uwakoze ubujurire niwe dushobora no kwereka ibyavuye muri apiri. Uwo ni umuyobozi w'ishuri. Kubera ko kwakira umunyeshuri umwe byanagora mu buryo bwo kubijera, ahubwo ishuri dushobora kuba dufite abantu basabye umuyobozi w'ishuri ko yabajuririra, turabireba tukabanza gusuzuma. Murumva bica mu nzira nyinshi, tukareba ahashobora kuba harabereye ereri cyangwa se kwibeshya, noneho tugafata umwanzuro wo kuvuga tuti niba bitabonekeye muri computer amanota ko atarimo wenda tukajya kuri mark sheet amanota yaragiyeho, twarangiza mark sheet wenda twaba dukeka ko hari ikindi cyakozwe tukaba twanagera ku ikaye ariko bari ntuza ya nyuma. Ibyo tubonyemo rero iyo dusanze koko tugomba kongera gukosora umunyeshuri, tugomba gushaka itsinda riza kumukosora tukongera tukareba mu ikaye ye, ariko ubwo biba byabanje gusuzumwa tukareba koko kongera gusubiramo gukosora bikwiye. Ubwo ku mukandida wigenga we icyizere cyose nawe ni kimwe nuko we agomba guca kuri NESA. Muratanga ibitekerezo byanyu, ndabona hari abatangiye gutanga ibitekerezo byabo. Hari wavuze ati subu yasubira ku kigo yaratsinzwe, reka turebe ku banyeshuri batsinzwe nubwo ari janisha rikeya, ariko urebye imibare muri rusange nubwo mu cyiciro mu mashuri rusange mu bumenyi rusange ni 5.4, muri TVET ni 2.2, mu mashuri y'inderabarezi ni 0.1, ariko ni abanyeshuri kandi bakeneye gukomeza amashuri yabo. Ubwo barabigenza bate? Ushaka wenda kuvuga ati ndashaka kuzongera gusubiramo abigenza ati? Muri rusange navuga ko ubundi twagombye gushishikariza abanyeshuri gusubira ku ishuri gusibira, kuko barangije amashuri yisumbuye bafashe umwanya wo kwiga, bafashe umwanya wo gutegurwa. Ahubwo icyo nakumva cyoroshye, umunyeshuri urangije amashuri yisumbuye aba amaze gukura, abashobora no kwigisha akaza gukora nk'umukandida wigenga mu mwaka ukurikiye. Ibyo rwose turamwakira, hanyuma akaza kongera akagerageza amahirwe. Ibyo gusibiza ku ishuri impamvu biba binagoye cyane, urabona tugeze mu gihembwe cya mbere cyenda kurangira, cyarangiye ibizami byararangiye. Urugero nk'uwajya gusibira muri TVET, hari ibyo twita module zararangiye nyinshi, byasaba ko yongera gutangira, kandi ayo masomo wenda yarayize. Mpamya ko mu by'ukuri umunyeshuri urangije amashuri yisumbuye twamugira inama yo kuba yakwitegurira hanze kuko aba amaze gukura, akazagerageza amahirwe nk'umukandida wigenga umwaka utaha.
hari igihe umubyeyi avuga ati ndakuzi wowe ntuziga, hari umubyeyi abaza umwana we ati nutajya mu ishuri aho bakureba abarimu bakureba n'abayobozi bakuri hafi ntuziga ntuzishara ngo umenye kwigisha. Ntabwo bishoboka, nta buryo buhari wenda ku bigo by'amashuri baba barizeho ku buryo bashobora gufashwa. Ushaka gusubira mu ishuri ashobora kwishyura nayo mafaranga y'ishuri akaba yasubirayo. Icyo nashaka kuvuga, ibi ngibi byo ntabwo ndetse yabitangaho umurongo wo kuvuga ngo umuntu ajye gusibira, ariko haramutse hari ku ishuri hari umwanya umunyeshuri bamufasha, cyane cyane ko ari nk'ushobora kuba yaratsinzwe ibizamini yenda yararwaye kandi ikigo kimuziho ko ashobora kuba yaratsindaga neza akaba yagize ingorane zo kwiga nabi umwaka, ibyo birashoboka. Ibyo ngibyo ababyeyi n'ishuri babivuganaho bishoboka bigakorwa. Ariko twumva ko mu by'ukuri umuntu urangije umwaka wa 6 aba ari mukuru, aba ashobora no kwitekerezaho. Hari n'uba yararangaye akongera agatekereza ati ubu ngubu mfashe umwanya nkashaka uburyo nsubiramo amasomo. N'abo babyeyi nabo bamubwira bati subirayo, gusa bagombye kubanza bakareba ese uyu mwana yarakurikiranywe, yafashe umwanya we kwiga, cyangwa wenda gutsindwa byaturutse no ku burangare, cyangwa natwe ntitwamukurikiranye. Izo nzego zose rero zariye zikaba zagira umwana inama icyakorwa kugira ngo ashobore kuzabona diplome, kuko akenshi hari ubwo umuntu yamaze gutsindwa ashyira ubwenge ku gihe akongera agatekereza ku buryo yasubiyemo akenshi aratsinda. Benshi turababona rwose batatsinze umwaka. Uyu ngubu hari abo umwaka ushize yari yafeirinze, ariko hari abo nzi bagize n'amanota arenga za 50. Bivuze ko umunyeshuri wongeye gusubiramo akenshi niyo akora nk'umukandida libre aba amaze kureba aho yagize intege nkeya akashyira imbaraga ashobora gukora agatsinda. Amanota yatangajwe nabonaga abanyeshuri batsinze neza, cyangwa se umubyeyi ubona amashuri umwana we yatsinze neza bagiye babitangaza no ku mbuga nkoranyambaga. Rwose umubyeyi agafotora amanota y'umwana we akayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Hari aho twagendaga tubona hari inyuguti A, B, C, D. Ese ziriya nyuguti zisobanuye iki? Kuki mwahisemo gukoresha inyuguti? Murakoze. Ntabwo ari ubwa mbere dukoresha inyuguti, tumaze igihe tuzikoresha. Ubundi inyuguti, iki ni cyo twita grading system. Grading system ni ukugerageza gushyira abanyeshuri mu byiciro dukurikije uburyo batsinze. Reka ntange urugero. Ubundi abanyeshuri tubakosora ku manota 100, ni ukuvuga tubakosora mu buryo bwo kuvuga ngo yabonye wenda 80%. Iyo tumaze gukosora aba banyeshuri, nibutse ko kuva 2016 dukoresha integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi, competence based curriculum. Mu byiteganya rero iteganya ibyo umunyeshuri yagombye kuba azi mu buryo bw'ubumenyi, mu buryo bw'ubushobozi, no mu buryo bwa attitude ni mu buryo umuntu akora ikintu n'uburyo agihuza n'ubuzima busanzwe, cyaba no mu myitwarire. Wenda umuntu yanavuga nk'umurava agira muri uko gukora icyo kintu, ujya ashishikarira ibyo akora n'ibindi n'ibindi. Ikiteganya rero iteganya ko mu by'ukuri ntabwo twagombye kureba umunyeshuri watsinze nk'umuntu umwe, ahubwo turavuga tuti aba banyeshuri 10 cyangwa 20 bari mu cyiciro kimwe cy'imitsindire, tukagerageza rero kubashyira muri grade imwe, tugereranya amanota babonye n'amanota bagombye kubona. Ubu ngubu nk'uko twagumye kubisobanura, dufite grading system ifite navuga scale 7. ni ukuvuga ni kuva kuri A kugera kuri F, kuri 0 kugeza kuri 7. Ni nk'urwego, nabyita nk'urwego. Ni nk'uko wafata urwego rufite ibyiciro 7, niko nabivuga. Ingazi 7. Ingazi ya mbere ariyo A niyo abanyeshuri batsinze ku kigero gihebuje cyo hejuru, baba bafite hagati ya 70 n'ijana. Abo ngabo inyuguti bahabwa
ni inyuguti ya A hanyuma ifite agaciro k'umubare wa 6. Abakurikiraho ni abafite hagati ya 65 na 69 bafite inyuguti ya B, bakaba bafite ifite agaciro k'umubare wa 5. Abakurikiraho ni abafite hagati ya 60 na 64 bafite inyuguti ya S, bakaba bafite ifite agaciro k'umubare wa 4. Abakurikiraho ni abafite hagati ya 50 na 59 bafite inyuguti ya D, ikaba ifite agaciro ka 3. Abakurikiraho ni 40 kujya ku 49 bafite inyuguti ya E, bakaba ifite agaciro ka 2. Hanyuma abandi ni hagati ya 20 na 39 bafite inyuguti ya S. Ubwo iyo mibare yego waho muvuze hagati ya 29 na 30 ni kwijana. Ni kwijana. Hari amanota tuyabara kwijana. No kuvuga nakubwiye ko tudafata umuntu umwe, dufata itsinda ry'abantu bari mu cyiciro kimwe, no kuvuga ko bafite ubushobozi bumwe bwo gukora igikorwa runaka nkuko competence based curriculum biteganya. Hanyuma rero icyiciro cya nyuma ni hagati ya 0 na 19 bafite inyuguti ya F ariyo fail, ifite agaciro ka 0. Ibi byiciro rero nibyo dushyiramo aba banyeshuri, ni nabyo bizagaragara kuri certificate zabo uko bagiye batsinda. Wabaza uti rero wamenye ute ko umunyeshuri yatsinze neza cyangwa yatsinze nabi? Kuko ajya muri iryo tsinda akagenderamo, kandi wenda we yaratsinzwe cyane, hari abatsinze bari imbere. Uko bigaragara aba banyeshuri bose tubaha inyuguti ya A, ni ukuvuga ko baba batsinze neza. Tugiye kureba umunyeshuri mwiza kurusha abandi ari hagati ya 70 n'ijana. Nubwo twebwe tutagira abanyeshuri babi, bose bari beza, buri muntu mu kigero cye, kuko iyo umuntu yigisha abafite ibyiciro nka 3, hari abantu batsindira hejuru, hari abatsinda mu buryo buringaniye, hari abatsinda mu buryo buciriritse, hari nabo bakishakisha kugira ngo nabo bagire aho bagera. Ibyo byiciro byose rero tubyitaho, ariko uvuze uti umunyeshuri ufite hagati ya 70 n'ijana birumvikana ko aba yatsinze neza kurusha ufite hagati ya 65 na 69. Katagejeje kuri 50 kwijana mukamubara nkaho yatsinze. Ubwo tugomba kwikuramo concept ya percentage. Uburi ya 50 uvuga ngo icya kabiri cy'abanyeshuri, ariko ni ukuvuga ngo umunyeshuri washoboye kugira amanota 40 kwijana mu isomo, dukurikije competence based curriculum iteganya, aba ari umunyeshuri watsinze mu kigero giciriritse, ariko ufite ibyibanze bijyanye na competence yagombye kugira. Ubu rero tumubara nkaho abafite inyuguti ya I ifite agaciro ka 2, ndetse naho nk'amashuri makuru akenshi yagiye gufata abanyeshuri bajya muri kaminuza heraho hazamuka, ibyo twita top principal passes. Umunyeshuri ufite hagati ya 40 n'ijana afite hagati y'inyuguti ya E, afite inyuguti ya I kuzamura kugeza kuri A, ikagira agaciro ko hagati ya 2 na 6. Ariko ubwo nabaze limite yo hasi ntufite inyuguti ya I watsindiye kuri 40. Munsi yaho naho tubara ko yatsinze mu buryo buciriritse, ariko ubwo tubyita fair. Hari fair na fail. Fair ni ukuvuga ngo yatsinze ariko biraho byo gushakisha haragerageza. Uwo nguwo rero tumuha inyuguti ya S. Inyuguti ya S rero ntabwo ari principal pass, kubera ko S ubundi subsidiary muri general education. Muri practical native tuyita satisfactory. Ndaza gusobanura impamvu. Uyu munyeshuri yatsinze mu by'ukuri, ashobora no kubona n'impamyabushobozi, ariko amanota ye ntashimishije ku buryo muri ba bantu bize curriculum bakayicengera bakayitsinda neza, aracyafite urugendo rwo gukora. Hanyuma muri TVET nagira ngo nkivugeho nacyo, wenda mwagiye mubona kuri za Twitter abantu bavuga ngo nabonye amanota ngira za mu masomo ariko mbona F. TVET no bumenyi ngiro. TTC nayo navuga ko ari ubumenyi ngiro. Nta mwarimu ujya kwigisha
adafite ubushobozi bwo kwigisha. Ubwo rero kuri aya masomo by'umwihariko duha agaciro imirimo y'amaboko ijyanisha n'ubumenyingiro umunyeshuri agomba gutahana. Niyo mpamvu umunyeshuri udafite hagati ya 70 n'ijana muri TVET no muri TTC tumubara nk'uwatsinzwe agahabwa inyuguti ya F. Biriya nakubwiraga ni bya general education. Muri TVET na TTC muri practical examination hagati ya 70 n'ijana uyu munyeshuri abona inyuguti ya A. Ni ukuvuga ngo ni A cyangwa ni F, kubera ko utagejeje kuri 70 ahita abona F. Niba afite 69 n'ibice 9 nubwo amanota yacu atagira ibice ariko aratsindwa. Bivuze iki rero? Bivuze ko umunyeshuri ashobora kuba afite aggregate nini ariko akaba yaratsinzwe iki kizamini cya practical muri TTC cyangwa muri TVET akabona fail, ntashobore kubona impamyabushobozi. Ibi ngibi nagira ngo mbitindeho mbisobanure ko ubumenyi ngiro uvuga ngo pratique cyangwa se gukoresha ibyo ukora hands-on activities, ibyo wize warabifashe ushobora kubikora kuko umunyeshuri dutegurira umwuga niyo atajya muri kaminuza azajya gukora umwuga hanze. Urugero, niba umuntu waramuteguye wenda yiga ibintu bijyanye n'amashanyarazi ukamuha ikizamini cyo kwinstara amatara ya installa ntiyaki, bigaragara rero ko ubwo bumenyi atabugezeho. Icyo gihe rero ntabwo avuga ngo reka ngo aragoze azabimenya ageze mu kazi, kubera ko ashobora no guteza ikibazo kuruta ko mushaka w'igisubizo. Ni kimwe n'undi wenda wiga ibintu bijyanye n'ubuhinzi ntashobore kuvanga ifumbire ikenewe kugira ngo igihingwa cyere, wagihinga ejo ntusarure kandi waramujyanye nk'umu expert w'ubuhinzi. Ibyo bintu rero bituma aya masomo by'umwihariko ahabwa imbaraga cyane muri practical, ku buryo udatsinze practical afatwa nk'utatsinze, kubera ko icyo yaragamije kugaragaza hari ikizamini twita integrated assessment gikusanya imyaka 3 umunyeshuri yize kugira ngo kirebe ko arangije umwaka wa nyuma afite ubumenyi ngiro yagiye yakurikirana. Icyo gihe rero uyu nguyu ntahabwa impamyabushobozi nubwo yaba yatsinze neza. Ariko abakandida baba babizi twarabibateguje akenshi, bamwe bayishyira kuri media bakajya kwibaza ariko nabo barabizi kandi amabwiriza ari clear basanzwe bayazi, twagize n'umwanya wo kuyabasobanurira. Baravuga bati nta karengane, ni gute umwe yabona 40% mukamurika gatambuka undi yabona 69% mukumva ko ngira ngo impamvu nizo ngizo. Impamvu zirumvikana. Ubumenyi ngiro urabufite cyangwa ntubufite. Ntabyo kuvuga ngo uragoragoza no gwa urugero umuntu akwinstariye amatara ntiyake wavuga ngo ariko nabanyazi guteranya insinga, ntabwo bizashoboka. Yego, ngira ngo niyo bagiye kubihitamo baba bizi neza kandi ubwo murabisobanukiwe. Hari wavuze ati Ines, jewe kugeza ubu mbona mu bizamini bari bakwiye kujya bareba n'ubushobozi bw'ishuri. Ntiwafata ibigo byigenga byo mu mujyi i Kigali bifite mudasobwa na internet abanyeshuri babasha kwiga ngo bashyire mu cyiciro n'ibigo byo mu byaro kugeza uyu munsi umwana arangiza kwiga atarakora kuri mudasobwa. Kuri iki ngiki munatugereranyiriza uburyo amashuri wenda yagiye atsinda murebye mu mashuri yigenga ariko nyirakora ibizamini agendera kuri gahunda ya Minisiteri y'Uburezi n'ibigo byo mu cyaro, aho bavuga bati hari n'umwana urangiza atari yakora kuri mudasobwa. Imitsindire y'aba bana wavuga uti koko baratandukanye ku buryo wavuga uti no kubarebera cyangwa se kubabara tuzajya tubitandukanya? Oya, icyo navuga ntabwo tukirankinga amashuri, tugerageza kwerekana nk'abanyeshuri batsinze kurusha abandi. Ariko icyo navuga kuri ibi ngibi ntabwo imitsindire navuga ko umujyi n'icyaro hari n'itandukaniro, kubera ko niba warakurikiye hari umunyeshuri waje mu banyeshuri 5 ba mbere uba mu ishuri ry'icyaro ritanavugwa cyane ariko hari abenshi yatsinze. N'urugero natangaga umwe umunyeshuri muri Sikirinda yahize benshi rwose ari abanyeshuri ba mbere kandi si ishuri ry'igihangange. Bivuze ko mu by'ukuri icyo twareba
nuko nubwo izo nshingano zitari muri NESA ariko Minisiteri y'Uburezi igerageza gusaranganya ibikoresho. Navuga ko mudasobwa no mu cyaro zahageze ku buryo abanyeshuri biga. Wenda ibyo twaza bigusubiza tumaze gukora isesengura ry'amanota. Iyo amanota amaze gusohoka turicara tukanayasesengura tukareba ese amashuri yo mu cyaro yaba yaratsinze kurusha ayo mu mujyi, ese amashuri yatsinzwe cyane n'adafite ibikoresho cyangwa se wenda hari izindi mpamvu atarabonye abarimu ku gihe, ayagiye adakurikirana abanyeshuri babo. Ni ibintu byinshi cyane ko iyo tumaze gukosora kenshi duhita tubona amasomo, duhita tubona amanota atandukanye. Hari ubwo usanga mu ishuri umunyeshuri ashobora gutsinda ku manota 80, wenda ugasanga abandi bari inyuma. Bifite impamvu nyinshi cyane umuntu atasubiza ahangaha, bisaba ko tugenda tukabisesengura. Ariko icyo navuga muri rusange, uyu munsi nkurikije amakuru ngenda mbona no ku mbuga nkoranyambaga, n'amashuri yo mu cyaro yatsinze neza. Ese kuki mutakishyira amashuri ku murongo ngo tubirebe ko hajemo ikihe kibazo, byatezaga ibihe bibazo? Reka nyivugeho, wenda amashuri twajyaga tuyashyira kuri ranking. Mu gihe cyashize hagiye habamo n'ikibazo cyo kuvuga ngo abanyeshuri bageze nko mu wa 5 hari abo babuzaga kwimuka kugira ngo ishuri rizagaragare neza, nyamara babandi risize inyuma nabo bari bafite ubumenyi bwabo kandi barashobora kurangiza. Ntabwo abanyeshuri bose mu ishuri bashobora kuba abambere, harimo uwa mbere, harimo uwa 10, harimo 20. Twebwe rero leta ireberera bose, ntabwo ireberera abandi barusha abandi. Twasanze kuguma kurankinga abanyeshuri atari byo dukwiye gushyira imbere, ahubwo dukwiye kureba ni gute twarera abanyeshuri, ni gute twabigisha, ni gute twababaza, tukanoza isuzuma, tukanoza imyigire n'imyigishirize kugira ngo abanyeshuri bajye batsinda ku kigero gikwiye nk'uko karikirame biteganya, aho kwishimira kuvuga ngo ishuri ryabaye irya mbere mu by'ukuri. Kandi tuzi neza ko amashuri mu by'ukuri tuzi neza ko atarabona ubushobozi buhagije. Wakibajije wenda ntabwo arabona ubushobozi bungana 100%, ariko iby'ibanze arabifite. Icyo dushyira imbere rero ni ukureba igihe abarimu bakeneye amahugurwa bakayabona, imfashanyigisho bakazibona, ku buryo tuvuga tuti abangaba ntago basigaye inyuma. Ariko birumvikana ko uko facilities ziba ari nyinshi akenshi ni nako ishuri bari rifite ubushobozi buhagije kugira ngo rero narifate nanone uri ranking hamwe n'irindi, ubona nta fairness irimo. Ahubwo tugomba kureba uburyo ya mashuri nayo tugenda tuyubakira ubushobozi ku buryo yegera yandi twarangije kwekipa, hakagenda sana yegerana, ariko yose tugakora ku buryo atanga iby'ibanze kugira ngo umunyeshuri arangize umwaka wa 6 afite ibyo karikirame iteganya kuba azi. Nicyo twumva twashyira imbaraga kurusha kurankinga amashuri uburyo yarushanyijwe. Muratanga ibitekerezo byanyu kuri 07883330 cyangwa se 9670. Uratanga igitekerezo cyawe, ubanza ugabanye radio yawe aho uherereye, utubwire amazina yawe, hanyuma utange n'igitekerezo mu kanya. Ndareba no ku butumwa bugufi. Allo? Oui, allo. Yego, mwiriwe neza. Mwiriwe neza Anne. Ni Ines. Yego, watanga igitekerezo cyawe. Hari ikintu yaravuze. Witwa nde? Witwa Germain Ruhango. Yego Germain. Icyo yaravuze kijyanye na biriya bizamini bya pratique ko umuntu agomba kuba yabyujuje cyangwa yagize 70. Yego. Ko hari aho tubona ashobora kugira B cyangwa akagira B, iriya A tutayibona kuri diplome zacu. Mwacyumvise? Yatubwira. Yego, reka bagusubize, ugenda uhita usubiza kugira ngo twakire byinshi. Okay, arakoze Jerome ku kibazo kizabajije. Nagira ngo nibutse ko iyi grading system tugiye gutangira kuyikoresha, ariko
ikigaragara cyo ni ukuvuga ngo abanyeshuri ubu ngubu tuzabagredinga nk'uko iyi sisiteme biteganya. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri utagize amanota 70 ntabwo abona inyuguti ya A. Iyi ni sisiteme nshya turimo gukoresha. Ntabwo rero icyo gihe abona diplome kubera ko aba afiteho inyuguti ya F. Utagize amanota 70 niba atari A ni F. Yes. Watsinze cyangwa watsinzwe nta birimo biri hagati. Rero kuri grading system nshya niko bimeze, niko abanyeshuri bazabibona. Ariko sinabishya barabimenyereye ntabwo ari. Mwiriwe Ines. Mwiriweho neza. Yego nsuriza n'umutumirwa. Yego arakumva, witwa nde? Okay, nitwa Bikoremana Kamara ndi mu Ruhango. Yego. Buriya hari ikintu mwajyaga mukora mu gihe cyashize cyo gutangaza akarere kabaye ka mbere n'akandi kaheruta utundi. Kiriya kintu cyatumaga bakorana umwete kugira ngo bazabone uwo muhigo, bazaca agahigo kurenza abandi. Kiriya kintu ko mutagisora ni ukubera iki byagenze bite? Urakoze cyane Kamara. Twari twavuze ku birebana n'amashuri ariko waravuze ati n'uturere hari ukuntu twakomezaga imihigo yo mwavugaga mutaka kabaye ka mbere cyangwa kanyuma no mu bihigo bajya babikora. Allo? Yego. Imana ishimwe no Nyakare Gatunda. Yego Imana ishimwe. Turabashimiye ku icyo kiganiro kuko hari byinshi mudusobanurire tutari tuzi. Murakoze cyane rwose. Urakoze cyane Imana ishimwe. Urakoze uvuze ati kuki uturere niba amashuri byaratezaga ibibazo mu ishuri mu turere kubera iki? Nagira ngo musubize mu by'ukuri hari ibintu umuntu ubundi ranking akenshi nko muri abo banyeshuri akenshi nk'iki kizamini gikorwa umwaka wa 6 urangiye kiba kigamije kugira ngo abantu bazashobore no gukomeza yenda amashuri. Akenshi gishingira ku manota babonye birumvikana. Ariko se ni gute bagereranya akarere wenda harimo abanyeshuri bafite combination 20 ahandi hari 50? Ni ibintu ubona ko bidahuye kandi kugereranya akarere karimo amashuri menshi ya TVET and general education usanga nta shusho byaguha mu by'ukuri mu rwego rw'imyigire, kubera ko ibyo abanyeshuri biga si bimwe, uburyo biga mu si bumwe, ingorane bafite si zimwe. Nta mpamvu rero wajya kubarankinga kuko nta added value, nta kintu byongera ku burezi kuvuga ngo aka karere kabaye akambere kurusha kandi, kuko abanyeshuri biga mu buryo butandukanye, biga ibintu bitandukanye, bafite facilities rimwe na rimwe zidasa. Ntabwo rero wajya kwarinya uturere kuko nta kintu bitanga. Nubwo twavuga tuti mu by'ukuri mu mihigo, ubundi mu mihigo akenshi n'ishuri riragenda rigahiga uburyo rizatsindisha abanyeshuri. Ibyo rero mu by'ukuri bijyana n'imbaraga bazashyiramo n'icyo bifuza kugeraho n'icyo bifuza kusamura. Muri rusange rero twumva kurankinga akarere ngo katsinze neza kurusha kandi, akenshi iyo mibare ntabwo ivuga, nta kintu yakwereka mu buryo bwo kuvuga ngo uburezi burakorwa neza cyangwa burakorwa nabi, kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma akarere gaperforminga neza kurusha kandi, ariko zidakemura ikibazo cyo kuvuga ngo ibibazo biri mu burezi muri aka karere cyangwa mu kandi nabikemuye nte. Ahubwo twe tureba ni irihe somo wenda abanyeshuri badatsinda neza, ese biterwa n'iki, twakora iki kugira ngo umusaruro uzamuke. Ese ishuri riracyafite ikibazo cy'ibikoresho, rifite inyubako zishaje, hari ibikoresho by'ibanze ritarabona. Ibyo nibyo twagombye gushyiramo imbaraga dushakisha impamvu abanyeshuri b'iri shuri runaka batatsinze, tugashaka ibisubizo dushingiye ku bibazo bya buri shuri no ku banyeshuri rifite, kuruta ko twagenda twibanda ku karere. Kuko turere ntitunganye ubushobozi, ntitufite n'amashuri angana, nta nubwo tunganya n'ibibazo muri ayo mashuri. Tugenda rero dukemura ikibazo aho kiri, twibanda ku ishuri n'abanyeshuri kuruta ko twibanda ku karere nyirizina. Yego, hari uwavuze ati mufashe mu mbarize nesa impamvu batatanze amatike
twakoresheje mu mahugurwa ya Kamis ngo mwari mwabijije ko bazayabona ariko hashize igihe ngira ngo aba n'abarimo nabakosoye oya n'abarimo baje mu mahugurwa hari system turimo kubaka yo kubara amanota ariko umwarimu nagira ngo mwizeze ko abarimo bakoreshejwe ari benshi. Twabanje gutunganya ibintu bijyanye na account number n'ibindi ariko amafaranga yarageraho vuba ntabwo twabambuye azayabona vuba. Yarashaka kwinjira mu mwaka mushya ameze neza. Hari wavuze ati yarakoze ikizamini muri 2021 agatsindwa ubu ngubu nawe ashobora kwiyandikisha akaba yasubiramo cyane rwose. Ubwo rero courage turagana ku musozo w'ikiganiro. Hari abona nabonye banditse bavuga ku mpungenge ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu gukosora ati ririya koranabuhanga umuntu yaryizera koko ikoranabuhanga n'ikoranabuhanga rishobora naryo ubwaryo kwibeshya. Bari bakwiye kujya basubiramo bagakoresha ubwenge n'intoki za muntu. Mu gusoza ubu buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa mu gukosora mu bwizeye ku kigero kingana gite ku buryo muvuga muti tuzakomeza tubikoresha? Nagira ngo musubize namumare n'impungenge. Ntabwo ikoranabuhanga rikoreshwa mu gukosora. Ikoranabuhanga navutangiye mvuga turikoresha muri process yose y'ibizamini. Turikoresha mu kwandika abakandida bazakora ikizamini. Tukarikoresha mu kwinjiza amanota igihe tumaze gukosora. Tukarikoresha mu gukora grading ariko ibyo byose tubanza kubyubaka mu buryo bwo gutekereza ikizajya muri iryo koranabuhanga kandi dufite impuguke zibikurikirana. Hanyuma ikoranabuhanga ryonyine ubwaryo ni ryiza ariko dushyiraho na mekanisme zo kureba ko ibyo rikora koko bisubiza ibibazo byacu. Ibyo tuvanye mu ikoranabuhanga turabanza tukabisesengura tukabiverifiya tukareba niba icyo twari twiteze gukura muri cyo cyaje mbere yuko dutangaza amanota. Namara impungenge rero ko ikoranabuhanga ryoroshya akazi rikakihutisha ariko hamwe naryo dufata n'umwanya wo kureba ibivamo koko niba bijyanye n'ukuri. Urugero niba tuvuga izi grading tukareba ko umunyeshuri ufite hagati ya 70 n'ijana afite iriya nyuguti ya A, ufite hagati ya 65 na 69 afite ya nyuguti ya B, mbere yuko dusohora amanota tuvuga ngo umunyeshuri afite A, afite B, afite C, afite D, afite F, kuko twibaza ko ikoranabuhanga rikoreshwa n'abantu bashobora kwibeshya. Niyo mpamvu rero natwe dufata umwanya uhagije kugira ngo uwikoze ibintu mu ikoranabuhanga agira n'undi umukontorora arebe kuko n'ibyo akora biri mu nzira nziza. Yego. Ibyo rero biduha icyizere ko ikoranabuhanga ritadusubiza inyuma ahubwo rituma twihuta ndetse nkanizeza ko umwaka utaha tuzihuta kurushaho kuko ibyagiye bigaragaramo byagiye bitezamo kwibeshya mu tuntu tumwe na tumwe turagenda tubikosora ku buryo nk'aya manota dusohoye mpamya ko akoze neza kuruta ayo twabanje kuko hari ubwo twubakaga system tukanayikoresha amanota. Ibyo birumvikana hashobora kuzamo kwibeshya ariko uko iminsi izajya igenda nizera ko rizadusubiriza ibibazo binajyanye no kuba twakwihutisha na gahunda y'ikosora no gutangaza amanota. Twakumva rero ko ikoranabuhanga twaryakira nubwo akenshi ibintu bishya abantu batabyakira ariko hari ubwo bishobora gukemura ibibazo byateraga ingorane kurusha ko wabifata nk'ikibazo ahubwo turakekeza ko bizaba igisubizo cy'ibyo twagiraga nk'ingorane mu gukora ibizamini mu kubikosora ndetse no kubitangaza mu buryo bwizewe. Akoze cyane ko n'isi yose turinjira mu buryo bukataje mu ikoranabuhanga. Reka dusoreza ahangaha turizera ko bimwe mu bibazo kuko ibibazo byose umuntu afite ntabwo yabisubiza mu kanya gato ariko nibura bimwe mu bibazo by'ingenzi mwari mufite kubirebana n'aya manota yatangajwe ku banyeshuri barangije amashuri yisumbuye baba ari abanyeshuri ubwanyu cyangwa se n'ababyeyi mwabashe kubyumva urareba amanota y'umwana
umwana wawe umenye neza uko bihagaze bitewe n'inyuguti zigaragara ku manota, umenye icyiciro cy'amanota umwana wawe yabonye. Reka mbashimire cyane kuba mwateze amatwi, mwatanze ibitekerezo byanyu haba ari ku butumwa bugufi no kuri telefone. Nshimire umutumirwa wacu, mwakoze cyane bwana Camille kwitabira ubutumire bwacu. namwe murakoze cyane kututumira. mwakoze cyane. Camille Kanamugira akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'ishami rishinzwe ibizamini mu mashuri y'uburezi bw'ibanze ay'imyuga n'ubumenyi ngiro. Reka nanjye mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ubwo abatsinze mukomeze umurava, hanyuma abataragize amahirwe yo gutsinda namwe mwumvise uburyo mwanyuramo kugira ngo amashuri yanyu mudacikirizamo hagati kandi mwari mugeze kure. Ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza hamwe na Keti Radio. Nitwa Ines nyina w'umuntu, mugira ijoro ryiza.